n'ikaze muri aya masaha. Nizere ko mumeze neza, Nyagasani akomeje kubarinda no kwivanga mu byanyu, abarinda imitego cyangwa se uburiganya bw'umwanzi Satani. Reka uyu mwanya mbasangize iri jambo, nifuje ko twavuga kuri iki ikintu gikomeye cyane cyo kumenya igihe cyiza cyo gutakira Imana. Igihe cyiza cyo gutakira Imana si igihe ibintu byose byacitse intege gusa, ahubwo ni igihe umutima wawe wicishije bugufi ukemera ko ukeneye ubufasha bwayo. Ni igihe nyine wumva ko wowe ubwawe ukeneye ubusabane n'Imana. Imana yumva buri jambo riva mu mitima y'ukuri, si amagambo menshi cyangwa se amagambo meza gusa, ahubwo buri kimwe cyose Imana iracyumva bitewe n'uko umutima wacu uri guhamanya nayo cyangwa uri kuyitekereza. Iyo wumva unaniwe, ubabaye cyangwa utazi aho ujya, icyo ni cyo gihe cyiza cyo kwegera Imana. Iyo wishimye kandi byose bikugendekera neza, nabwo ni igihe cyiza cyo kuyishimira no kuyitura ibyiza yagukoreye. Ibi byose bituma ugira ubusabane buhoraho n'Imana. Menya ko Imana idasubiza ku gihe cyacu, ahubwo isubiza ku gihe cyayo cyiza. Bityo saba ufite ukwizera, utegereze ufite ukwihangana. Murumva iki kintu? Saba ufite ukwizera, utegereze ufite ukwihangana. Amina. Kandi wizere ko igisubizo kizaza mu buryo bwiza kurusha uko wabitekerezaga. Ntutekereze ko ibibazo bikurenga ngo ubone gusenga. Shyira Imana imbere mu buzima bwawe cyangwa mu mirimo yawe ya buri munsi, kuko igihe cyose ni igihe cyiza cyo kwegera no kuyitakira. Ushaka igisubizo cyiza, jya usenga ufite umutima wuzuye ukwizera, wiyemeje kwakira icyo Imana iguha, kuko uwiringiye Imana ntiyigeze atereranwa nayo. Nizere ko aya magambo mwayumvishe. Hari igihe ducika intege ariko tukanayoberwa n'igihe cyiza cyangwa ibihe turimo bikatubuza ko twamenya igihe cyiza cyo kwegera Imana. Nizere ko aya magambo mwayateze amatwi. Nizere ko ijambo ry'Imana rizacengera mu mitima yacu kugira ngo tugirane mu busabane n'Imana. Niba utarakoze subscribe, ndagusabye ngo ukore subscribe kugira ngo dukomeze dushyigikire umurimo w'Imana, dukomeze dushyigikirane. Mu gihe kizaza bwo tuzajya dukoresha uburyo bw'amashusho, ariko ubu ntabwo biradukundira. Bityo subscribe yawe ni inkunga ikomeye kugira ijwi ryawe rivugire Uwiteka. Ngaho mukomeze mugire ibihe byiza, Nyagasani akomeze yivanga mu byanyu, akomeze ashyire umucyo mu byanyu. Imana kandi iradukunda, iduhane umugisha. Amen.